Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mwahisemo kwibanira natwe ku makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Turagarutse rero, nta kindi tugarukanye uretse impamba z'amakuru ariko tugeraho muri kino gitondo. Ni paji nyinshi tugiye kuba twaramburira hamwe tureba uko biramutse ku kibuga cy'imirwano. Nk'uko mumaze kubimenyera, n'ahandi tuba twibanda uretse ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe update cyangwa se amakuru agezweho ku ntambara ikomeje gututumba muri biriya bice, aho ibintu bigenda bihindagurika umunota ku munota. Uvira yabaye Uvira, Amerika yamaje kuhagera, ONU yahageze ndetse na MONUSCO yahawe izindi nshingano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inshingano rero zigomba kumara umwaka, ariko se wakwibaza n'ubundi gihe bamaze ko ntacyo bigeze bakora, ubundi bongewe inshingano z'iki? Ni amakuru menshi tugiye kuba twaramburira hamwe tukareba uko biramutse. Mbibutsa ko muri kumwe na Sexbert Official nk'ibisanzwe. Nimba uri mushya hano utarakanda subscribe, nakubwira ngo unkandireho kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira ku nkuru n'ibiganiro biba bitambuka hano umunsi ku munsi. Mbibutsa ko twafunguye n'urubuga rwa WhatsApp tuzajya tunyuzamo amafoto n'amavideo y'ibiba byaturutse ku rugamba kugira ngo muzajye mubasha kwibonera ukuri kuzuye. Kwinjiramo nta kundi, na pininze link muri comment, uragenda ukandiho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane. Tuzajye tubasha kubagezaho ayo mafoto ndetse n'amavideo biba byaturutse ku rugamba kugira ngo muzajye mubasha kwibonera ukuri kuzuye ku biba byabaye, kubiba byiriwe bivugwa ndetse binatangazwa. Ngayo nguko rero, reka tunyarukire ku makuru yacu ariko tugeraho muri kino gitondo. Amakuru yizewe ari gukomeza avugwa. Biravugwa ko intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri hafi kurangira. Aya ni amagambo cyane cyane abaturage b'i Goma bari kwemeza, by'umwihariko abaturage bo muri Goma batangaje ubutumwa bavuga ko hagaragaye indege muri uyu mujyi, bakabifata nk'ikimenyetso cy'impinduka zikomeye mu by'umutekano, aho batangaje ayo makuru ndetse bakomeza bavuga ko ngo hari ubufasha mpuzamahanga by'umwihariko bushingiye ku buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuga kandi ko imitwe yitwaje intwaro irimo M23 iri mu bwoba bukabije, ndetse abantu benshi bakomeje gushimangira ko izi nyeshyamba za M23 zikomeje kwicwa n'inzara mu bice byagiye zifata bikarangira basahuye abaturage. Biravugwa ko M23 ishobora kuva mu bice igenzura mu buryo butagizwemo ibiganiro. Muri ubwo butumwa rero, Perezida Felix Antoine Tshisekedi uzwi nka Faci ashimwa cyane agafatwa nk'umuyobozi wahagaritse burundu ibikorwa by'iyo mitwe yitwaje intwaro hifashishijwe imbaraga za diplomasi n'ubuyobozi bwa leta. Nubwo aya magambo agaragaza icyizere n'intsinzi kuri bamwe mu baturage, inzego z'igihugu n'abasesenguzi barasaba kwitwararika amakuru aturuka ku mbuga nkoranyambaga, bakibutsa ko amakuru yemewe ku by'umutekano agomba gutangazwa n'inzego za leta zibishinzwe. Icyakora icyifuzo rusange cy'abaturage ni uko amahoro arambye yaboneka vuba, igihugu kigakomeza kuba kimwe kandi kidacekamo ibice, bityo abaturage bagoma n'abandi bo mu burasirazuba bwa Kongo bakongera kubaho batekanye bari mu mudendezo usesuye. Ibi aba baturage babitangaje nyuma yo kubona indege yakomeje kuba ikibazo yasirikiye mu kibuga cyangwa se mu mujyi wa Goma, ibintu byateye urujijo aba baturage ba Goma. Amakuru yizewe aremeza ko umujyi wa Uvira nawo hari igikorwa cyo gukangurira abaturage kwitabira imyigaragambyo giteganyijwe ku wa mbere tariki ya 22 Ukuboza umwaka wa 2025, gishinzwe gutegurwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 nk'uko bigaragara mu butumwa bw'amajwi bwakiriwe kandi bugasuzumwa n'inzego z'umutekano ndetse n'izitangazamakuru. Abayobozi bo mu nzego zibanze mu duce dutandukanye twa Uvira
bahawe amabwiriza yo gukusanya abaturage kugira ngo bitabire iyo myigaragambyo ngo iteganyijwe. Ubutumwa busobanura umunsi n'uko igikorwa kizagenda, bikanagaragaza ko abateguye iyo myigaragambyo bashaka kugaragaramo abaturage nk'ababashyigikiye kubera impamvu z'umutekano. Ijwi ry'umuntu wavuzwe muri ubwo butumwa bw'amajwi ryahinduwe mu rwego rwo kumurinda no kwirinda ingaruka zishobora guterwa n'iyo mvugo. Ibi byose twabishyize muri groupe, ndagusaba kugira ngo uze kwinjiramo ubashe kubona amafoto n'amavideo ndetse n'ano majwi yakomeje kumvikana. Amakuru rero akomeje gukurura impungenge cyane aje mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba muke, kandi umutwe wa 23 ushinjwa gukoresha igitutu ku baturage no kubinjiza mu bikorwa byawo ku gahato. Inzego zitandukanye z'umutekano n'abasesenguzi b'ibibazo by'akarere bagaragaza ko gukoresha abaturage muri bene ibi bikorwa bishobora kongera umutekano muke, bityo bagasaba ko abaturage bagira amakenga kandi bakirinda kwijandika mu bikorwa bishobora kubashyira mu kaga. Ibi birashinzwa umutwe w'inyeshyamba za M23 aho zikomeje kubeshya ko zavuye mu mujyi wa Uvira, ariko mu by'ukuri ntago zavuyemo. Zimwe zasigayemo zambaye sivile, izindi zijya mu misozi miremire ikikije Uvira, ndetse abandi bakomeza bagana aho bita Fizi, n'ubundi bakomeza gukikiza ino Uvira. Andi makuru rero yagaragaye yerekana zino nyeshyamba zambaye imyenda ya gipolisi nk'izicunze umutekano kugira ngo zikomeze zihume amaso abanyamahanga babone ko mu by'ukuri bavuye mu mujyi wa Uvira, kandi mu by'ukuri baracyahari, ndetse umujyi wa Uvira baracyawucungisha ijisho. Ngayo nguko ngizi ncamake twari dufite muri kino gitondo cyo ku itariki 21 Ukuboza umwaka wa 2025. Reka nshimire buri umwe wese waduteze amatwi, umuntu wese wadukurikiranye. Ni by'agaciro kubana namwe. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Andi makuru nakagaruka ku isaha y'isa sita. Tuze gukomeza kwibanira ku isaha y'isa sita, twongere turebere hamwe amakuru ari buze kuba yiriwe avugwa ndetse anatangazwa. Reka mbashimire cyane mbabwira ngo Nyagasani akomeze abandindire, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na 6Berry Official nk'ibisanzwe, mukomeze kugira ibihe byiza.